ndashimira uhagarariye Uburundi ku ijambo atanze, ariko uhagarariye u Rwanda nawe yasabye kongera guhabwa ijambo kugira ngo agire icyo yongeraho. Mbere yo kuguha ijambo, ndashaka kugusobanurira ko ntifuza gukomeza impaka zidafite icyo zidufasha mu bikorwa by'amasezerano no ku cyemezo 27/73, kandi sinshaka impaka zitagira icyo zifasha abasivile bari mu kaga. Abagize inteko rwose bumvishe neza ubutumwa bwanyu, barasobanutse cyane. Niyo mpamvu ngusaba ko nufata ijambo ufata ijambo rimwe gusa. Nguhaye ijambo. Murakoze bwana Perezida, kandi nta ntego mfite yo gukomeza impaka mu buryo budakenewe. Nshaka gusa gutanga ibisobanuro by'ingenzi kuri ibyo. U Rwanda ntiruri mu ntambara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ntirunarwana n'u Burundi, kandi nta n'ubushake rufite bwo kubikora. Ahubwo habaye igitero cyaturutse ku butaka bw'u Burundi kigabwa ku gace ka Bugarama mu Rwanda, ndetse no mu bice bimwe bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bikaba byaratumye impunzi ziza zihungira mu Rwanda. Ndizera ko ishami ryawe niryita ku mpunzi rirabizi kandi ririmo no kubikurikirana. Nicyo nashakaga kongeraho.